Wow! Bwiza nyuma yo gukorana indirimbo na The Ben ubu ari mu mushinga mushya wo gukorana indirimbo na Israel Mbonyi. Yes, reka twizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana hano kuri bikorwa official. Nk'ibisanzwe twagarutse mu mwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. So aya makuru turayakesha ikinyamakuru cy'inyarwanda. Mu myaka 3 ishize umuhanzikazi Bwiza Emerance yagaragaje ko uretse kwikorana indirimbo anashyize imbere gukorana na bagenzi be cyane abamaze igihe bari mu muziki ndetse n'abandi bafite ibihangano bikunzwe n'umubare munini cyane. So ni umukobwa watangiranye imbaraga n'umuvuduko kuko ku buryo mu gihe cy'imyaka 2 gusa uyu muhanzi Bwiza yarabashije gushyira hanze album ye ya mbere ndetse ari no kwitegura gukora igitaramo cyo kumurika album ye ya kabiri kizaba muri Werurwe 2025. So aherutse kubwira ikinyamakuru nyarwanda ko ageze kuri 70% ategura iyi album kuko byinshi mu byo yasabwaga yamaze kubikoraho. Ni mu gihe ategereje abandi bahanzi n'abandi bagomba kuzayikoraho kugira ngo izabe irangiye abone kuba yayimurika ayishire hanze. So ni album idasanzwe mu rugendo rw'uyu mukobwa wagerageje gukorana cyane n'abahanzi bari mu myaka nk'iye, ariko kandi aherutse gutungura benshi ubwo yashyiraga hanze indirimbo Best Friend yakoranye na The Ben. Best Friend ni indirimbo yakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane ku rubuga rwa YouTube. Best Friend imaze kurenza 500,000 by'abayirebye kuri YouTube. So urumva ko rero mu gihe gitoya iyi ndirimbo iraba yujuje miliyoni. Ikindi kandi mu buryo bw'amajwi nyine iyi ndirimbo Best Friend yakoranye na The Ben yakozwe na producer Loda, ni mu gihe amashusho yafashwe akanatunganywa na John Elite uri mu bakomeye hariya mu gihugu cy'u Burundi. So Bwiza yabwiye Inyarwanda ko gukorana na The Ben zari inzozi ze kuko yatangiye kuvugana na The Ben ubwo yashyiraga hanze indirimbo Ready, akamuhamagara amutera imbaraga mu rugendo rwe rw'umuziki nk'umukobwa uri kugaragaza impinduka. So uyu mukobwa yashimangiye ko zari inzozi ze gukorana indirimbo na The Ben ku buryo kubasha kubigeraho ari kimwe mu byo kwishimira mu buzima bwe. Nanjye reka mvuga ati wow, ni great achievement kuri Bwiza gukorana n'umulegend nk'uyu The Ben umaze kubaka cyangwa se wubatse izina ku rwego mpuzamahanga, ari abroad, si hano muri East Africa gusa, ari abroad. So ubwo yavugaga kuri iyi ndirimbo, so yakoranye nyine indirimbo na The Ben mu gihe Inyarwanda yahawe amakuru yizewe yemeza ko uyu mukobwa yamaze gufatira amajwi indirimbo ye na Israel Mbonyi tumenyereye mu ndirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza. Ni mu gihe bitegura kuba bayikorera amashusho yayo. So urumva ko ni indirimbo iri hafi kugera hanze, iyi ndirimbo ya Bwiza ndetse na Israel Mbonyi. So Bwiza ubwo yavugaga kuri iyi ndirimbo ye na Israel Mbonyi yumvikanishije ko ari amakuru atakemeza kuko ari ibivugwa ariko nyine amakuru arahari kandi arizewe. So kuri uyu wa kane tariki 21 Ugushyingo Bwiza yasohoye ifoto ari kumwe na Israel Mbonyi amushimira umwanya we ndetse yumvikanisha ko yishimiye guhura n'umukozi w'Imana nka Israel Mbonyi. Wow, ese mami indirimbo bagiye gusohora
ni indirimbo dutegerezanyije amatsiko menshi, ariko ni indirimbo izaba ariyo n'ubundi kuramya no guhimbaza Imana, kuko ntago Israel Mbonyi yajya kure, ntago yajya kure kuramya no guhimbaza. Mu batanze ibitekerezo kuri iyi foto harimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe, wagaragaje ko iyi foto irimo abanyempano babiri, kandi ko nk'abafana turifuza ko mwakorana indirimbo. So The Ben na Israel Mbonyi basanzwe bafitanye ubushuti bw'igihe kirekire, ndetse bombi baherutse gutangaza ko bakoranye indirimbo ebyiri zigomba kuzasohoka mu gihe kiri imbere. So wow, reka mvuga ati kongs cyangwa se congratulation kuri Bwiza, kuko ibintu ari gukora n'ibisanzwe, ari mu bihe bye byiza. nawe atinya kuvuga ko Bwiza ari mu bihe bye byiza, ari mu gihe n'igihe wavuga ko ari icy'umugisha. Ni igihe cy'umugisha gukorana n'aba legend nk'aba cyangwa se aba star bafite izina rinini hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Ni ikintu gikomeye cyane. So guys, amakuru yaragezweho ngayo. Tubashimiye ko mudukurikirana muri bench, tubashimiye ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Natwe dutegura inkuru buri kanya, tubategura inkuru ziba zigezweho kugira ngo dukomeze tubahe update muri showbiz cyangwa se mu ruganda rw'imyidagaduro. Turabashimiye, nawe mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho. Bye.